nyemerera uyu munsi nawe wemerera Imana, uyu munsi nawe wongere ugarura ibyiringiro byawe, ngo rega ngo naho igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka. Uyu munsi nawe wongere ushibuke kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana rigarutse mu buzima bwawe, rikubwira ngo wishime, ngo wishime. Wavuga ngo nta kintu gituma nishima, yego birashoboka, ariko ishime kubera ko hari Imana igutekerezaho. Yesu ashimwe, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuri uyu munsi mwiza Imana yampaye kugira ngo tubanemo kandi twese hamwe tunezererwemo. Imana nishimwe. Nitwa Maria Chantal, ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, mfite abana batanu, mfite n'umwuzukuru, mfite n'abakazana babiri. Yesu yangiriye ubuntu ndamushima. Nkora umurimo w'Imana muri ministeri yitwa Imbaraga Zihindura, cyangwa se mu rurimi rw'amahanga Power of Change Ministries. Shimye Imana kuri uyu munsi rero ko yashimye ko tubana mu mwanya wose turi bubane tuvuga ineza y'Imana no gukomera kwayo. Imana iduhana umugisha. Reka rero dutangire gahunda yacu dusenga dushima Imana, kwereka n'Imana iyi gahunda tugiye kubamo kugira ngo Umwuka Wera azayobore abane natwe kandi azabane na buri wese uzakurikirana iki cyigisho. Imana yacu nishimwe. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amasaha nk'aya ngaya twongeye kugushimira, twongeye kuguhimbaza kuko uri Imana ibikwiriye. Turagushimye uyu mwanya uduhaye wo kubana n'ubwoko bwawe, tuganira ijambo ryawe, tuvuga kugira neza kwawe, tuvuga gukomera kwawe. Mwuka Wera, ndakuraritse kugira ngo uzubane natwe, ubane n'ubwoko bwawe, kandi ubane na buri wese uzabona iki kiganiro ndetse n'iki cyigisho, kugira ngo kigiraho kimukura naho kimushyitsa. Turagushimye rero, icyubahiro ni icyawe, ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu nishimwe. Ijambo Imana yampaye tugomba kuganira kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ku kunyurwa mu bibaho byose, ku kunyurwa kubera ko dufite impamvu ituma tunyurwa. Twebwe nk'abantu bagize umugisha wo kugirirwa ubuntu bwo kuba abana b'Imana, dufite umugisha uruta uw'abandi bantu bafite, dufite umugisha uruta imigisha abantu bose bafite, kuko kumenywa n'Imana no gukundwa n'Imana ni isoko y'imigisha yose, cyane cyane ko n'ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko imigisha yose twayihawe muri Yesu Kristo. Imigisha yose ibonerwa muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu nasaba abantu batari bakira Yesu cyangwa batari bamenya Yesu ngo bamwizere, ndabasaba kugira ngo namwe mubigire ibyanyu, mubeho mu buzima bwo kubana n'Imana, kuko abantu bamenye Yesu bafite amahirwe, bafite umugisha, bafite ibyiringiro by'ibihe byose, by'ubu n'iby'ibihe bizaza. Imana yacu nishimwe. Rero ntatinze, reka twinjire mu byanditswe byera. Turasoma muri Yohana 3:16, habivuga neza cyane ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu nishimwe. Kwa kunyurwa navugaga, ntago wanyurwa utarabashije kubasha kwisobanukirwa ngo umenye ko uri umwana w'Imana. Iyo umaze kwisobanukirwa, ukamenya agaciro kawe, ukamenya itandukaniro ryawe hagati n'abandi bantu bagukikije, icyo gihe mu bibaho byose uranyurwa, kubera ko ubuzi neza ko hari ikintu gituma unyurwa, hari utuma unyurwa, atari uko ufite byinshi birenze iby'abandi bafite. Waba ufite byinshi ukanyurwa, waba ufite na bike ukanyurwa, ko muri iki gihe turimo tubona abantu batunze cyane, bafite n'ibyo twavuga ko ari byinshi bikwiriye, ariko muri bo ugasanga ntago banyurwa. Tukabona n'abandi bantu badatunze babayeho mu buzima bubabaje, bamwe ugasanga baranyurwa, ugasanga n'abandi ntibanyurwa.
ikintu kibabaje cyane rero ni ukubona umuntu abayeho mu buzima bwa hano mu isi ntanyurwe, ntanamenye Yesu byibura kugira ngo amufashe, amuhe bya byiringiro, amuhe bya byishimo, amuhe ka gaciro gatuma yisobanukirwa kugira ngo amenye uwo ari we, narangiza abashe kunyurwa. Ndagira ngo buri muntu wese aho ari muri aka kanya utekereze mu mutima, uvuga uti ese mu by'ukuri ubuzima mbayemo, situasiyo yose waba urimo, uvuga uti mbese mu by'ukuri koko mbasha kunyurwa? Imana yacu nishimwe. Nta kindi kintu cyatuma unyurwa atari ukwisobanukirwa ngo umenye agaciro kawe by'ukuri. Iyo umaze kumenya agaciro kawe by'ukuri, ukamenya ko uri umwana w'Imana, ukamenya ko Imana yatanze Yesu ku bwawe, icyo gihe uravuga ngo hari impamvu ituma nyurwa. Yesu ajya kuva mu isi yarabizi neza ko tuzahura n'intambara, tuzahura n'ibintu byinshi bikomeye bizatuma tutanyurwa. Arangije agiye kugenda aravuga ngo mbasigiye amahoro, ngo mbahaye amahoro yanjye, ngo amahoro mbahaye ntago ari nk'ay'ab'isi batanga. Imana ishimwe. Amahoro Kristo aduha ntago ari nk'ay'ab'isi batanga, ni ya mahoro Yesu aguha no mu bibazo ukagira amahoro. Noneho waba ufite ibyishimo, ufite ibyo twavuga ngo uri mu bisubizo, noneho ya mahoro arushaho gutemba akaba menshi. Ikintu gituma tugira ya mahoro nta kindi, nuko Yesu yadusigiye umufasha, aduha umwuka wera. Haleluya. Kandi wa mwuka wera aduhaye ni umwuka ubana natwe, ni umwuka uguma muri twebwe kubera ko Imana iba muri twebwe. Haleluya. Nawe ndagusaba kugira ngo muri uyu munsi, kuri uyu munsi, wizere imbaraga z'Imana, wizere imirimo y'Imana yakoze, igitangaza Imana yakoze ubwo yemera gutanga umwana wayo ikamutanga ku bw'abantu bose. Ntabwo yamutanze ku bwanjye uhagaze hano gusa, yamutanze no ku bwawe wowe uri aha ngaha. Nawe uzabyumva, Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ku bwawe nanjye n'abandi bose bazamwizera kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho. Iyo umaze guhabwa ubugingo buhoraho biguha ibyiringiro. Ubugingo buhoraho ni ubugingo bw'iteka. Iyo uri mu isi ugira amahoro, kandi nyuma yo kuzava mu isi ukazavuga ngo hari n'ahandi hantu nzaba muri bwa bugingo bw'iteka, aho abantu batazapfa, aho abantu batazarira, abantu bataziheba, kubera ko umunsi ubu buzima bw'isi bwarangiye abantu bakazajya kwa data, abantu bazabaho neza. Icyo gihe rero ni igihe tutazi, cyashyizweho n'Imana, cyagenwe n'Imana, nta mwana w'umuntu wabasha kubisobanura. Ariko mu gihe tukiri muri urugendo rwo mu isi, reka bene data twige kunyurwa. Wige kunyurwa nuko ubayeho. Uko ubayeho kose uri umwana w'Imana. Uko ubayeho kose Imana iragukunda. Uko ubayeho kose Imana iragutekereza. Muri plani y'Imana we wari urimo, ntago wabayeho kubw'impanuka, wabayeho Imana yabigambiriye. Iyo dusomye mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26 haravuga ngo tureme umuntu ngo ase natwe. Imana ikurema yakuremye mu ishusho yayo, waba uri muremure, waba uri inzobe, waba uri igikara, uko waba uri kose waremwe mu ishusho y'Imana. Niba waremwe mu ishusho y'Imana rero uri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Kuba uri mu mugambi w'Imana byonyine biguhesha agaciro, bikaguhesha ubuzima butuma ugomba kubaho unyuzwe, ukanyurwa ubifite, ukanyurwa utabifite, ko kuvuga ngo niba uyu munsi mfite ibintu, okay, ndanyuzwe kubera ko hari ibyo Imana yampaye. Ariko niba uyu munsi utanabifite, vuga ngo mfite ibyiringiro ko ejo cyangwa ejo bundi hari icyo Imana izampa, hari icyo Imana izagukorera. Bene data, Imana yacu ni Imana y'imbaraga, ni Imana ishobora byose. Iyo Imana ijya gukora ntabwo uzaho yica. Abantu benshi sirtu nk'abantu bafite wenda uburyo babayeho, bafite akazi, bafite namwe murabizi ko abantu baba muri kategori zitandukanye. Hari abafite byinshi, hari abafite bikeya, hari n'abadafite namba. Iyo umuntu afite ibyo afite rero aravuga ngo kubera nkurikije ko mfite amafaranga yanaya kuri konte yanjye, nzakora ibi ngibi, nzapanga ibi, nzakora ibi, nzakora ibi. Ariko kibagirwa ko hejuru ya mipanga afite hari Imana igena bya bindi byose. Imana igena bya bindi byose rero niyo igomba kuguha kunyurwa. Ukanyurwa ufite, ukanyurwa udafite. Imana yacu nishimwe. Ushobora kwibaza ngo ese gute umuntu yanyurwa kandi nta kintu afite? Ese nutiga kunyurwa nta kindi kintu uzabihinduraho. Niba uyu munsi wariye, vuga uti Imana ndagushima kubera ko uyu munsi wampaye ibyo kurya, wangaburiye, unezerwe. Hari abantu tubonye muri iyi si benshi bafite n'ibyo abandi bantu bifuza, ariko bo ntibabashe kunyurwa. Tukabona abandi bantu babayeho mu buzima, tuvuga ngo bano bantu babayeho mu buzima, twavuga ngo ni ubuzima bubabaje. Ariko kubera ko bafite ibyiringiro by'ejo hazaza, bamaze gusobanukirwa ko ari abana b'Imana, bakiga kunyurwa. Uyu munsi ukamubona uvuga ngo uyu muntu byarangiye. Nkuko tuvugisha
tuvuga nk'abantu, tuvuga ibyo tureba, ariko Imana hari ibindi bintu ireba tutareba bituma tunyurwa. Ejo bwacya mu gitondo ugasanga wa muntu ubuzima bwahindutse, kuvuga ngo ese uriya muntu kubera iki, byagenze gute? Nta kundi kuntu byagenze, nuko hari umugambi w'Imana ku buzima bwe. Iyo tugeze mu Bafilipi ibice 4 habivuga neza, haravuga ngo mwishime. Haleluya. Hatubwira kwishima kubera ko hari Imana iduha ibyishimo, hari Imana ituma twishima, hari Imana ituma tugubwa neza, hari Imana ituma tunyurwa, kubera ko niyo uyu munsi bihari turanyurwa. Ejo bidahari ukanyuka ukavuga ngo muri ngewe hari ibyiringiro by'ejo hazaza bizatuma ngomba kunyurwa. Imana yacu nishimwe. Reka rero uyu munsi bikubere nk'intego yawe, uko bwije nuko bikeye ujye uvuga ngo Mana jya kunyurwa. Nubyuka mu gitondo isengesho ryawe ribe ryo kuvuga ngo Mana nshoboza kunyurwa. Iyo dutangiye iki gice turabanza iyo dutangiye kino gice cya 4 umurongo wa 4 haravuga ngo mujye mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti ni mwishime. Nanjye nongeye kubisubiramo nunganira iki ijambo ry'Imana ritubwira ko ijambo ry'Imana n'ukuri. Iyo uryizeye ukarishyira mu bikorwa byawe ukabigira ubuzima bwawe bwa buri munsi ubamo, bya jambo rirarema rikaguha ibyiringiro. Niba Imana ikubwira ngo mwishime, ngo mujye mwishima, nuko Imana izi neza ko ibasha kuturemera ibyishimo bituma twishima. Uyu munsi waba ufite agahinda, uyu munsi waba uri mu bibazo, ariko ugendera ku ijambo ry'Imana uvuga ngo ijambo ry'Imana rikumbwira ngo nishime. Numva bitazwe, Imana ndakwinginze, Mana ndakwinginze mpimbaraga, rema ibyishimo mu mutima wanjye, rema ibyishimo mu buzima bwanjye, kubera ko ya magambo watura nuyagira ubuzima bwawe bwa buri munsi, niyo haba nta kintu cyari cyahinduka, ariko muri wowe indani uzaba ufite ibyiringiro, uzaba ufite ibyiringiro byiza bikubwira ngo nubwo muri kano kanya nta kigenda, ariko nasenze Imana ishobora byose, ejo Imana izancira inzira, bya byishimo nshaka, bya byishimo ndi guharanira mbashe kubigeraho. Iyo ukomeje muri kino gice ugasoma umurongo wa 10, dusome mu izina rya Yesu. Nishimiye Imana cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana, icyo kora mwaranzirikanaga, ariko nubwo mwaburaga uburyo. Ngibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Imana yacu nishimwe. Bene data ba Kristo, bene data bazumva bumva iki kiganiro, reka twirwe kunyurwa, kubera ko numara kunyurwa Imana izarema abantu, Imana izakuremera amaboko, Imana izakuremera ubufasha, haboneka abantu babasha kugufasha. Nibamara kugufasha noneho bya byishimo byawe bizarushaho kwiyongera. Ariko mu gihe Imana itari yakuremera ibyo ukeneye muri kino gihe, ndakwinginga mu izina rya Yesu ngo wige kunyurwa n'ukuri, wige no kunyurwa kuko uri umwana w'Imana. Niba Imana yaratanze umwana wayo ku bwawe, ni iki izabura kuguha? Iyo tugeze mu Baroma igice 8 umurongo wa 31 haravuga ngo ese ngubw'Imana ngo iri mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu ninde? Niba Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Niba Imana yaratanze Yesu ku bwawe, ni ikihe kintu gituma uganya? Ni ikihe gituma utanyurwa? Mwene data, emera kunyurwa n'ukuri. Uyu munsi urababaye, ariko ejo kubera ko Imana igukunda, ejo uzaseka. Mwene data, Imana yacu ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ikora ibitangaza, ni Imana igira neza, kandi ikagirira neza buri muntu wese uyemereye. Nyemerera uyu munsi nawe wemerera Imana. Uyu munsi nawe wongere ugarura ibyiringiro byawe, ngo rega ngo naho igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka. Uyu munsi nawe wongere ushibuke kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana rigarutse mu buzima bwawe, rikubwira ngo wishime, ngo wishime. Wavuga ngo nta kintu gituma nishima, yego birashoboka, ariko ishime kubera ko hari Imana igutekerezaho, ishime kubera ko hari Imana igufitiye umugambi mwiza, ishime kubera ko hari Imana ikora ibitangaza. Nawe uyu munsi yakuremera igitangaza. We cyo ngusaba, emerera Imana mu mutima wawe, uyiharire byose, uyegurire byose, uyibwire ngo Mana ngewe ntacyo nshoboye, uyereke kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma. Erega icyo Imana idusaba ni ukugira ngo tuyegurire imitima yacu, tuyihe n'ibyacu uko biri kose, irahari kugira ngo ikugirire neza. Ndakubwira ngo rero igakunyurwa. Ndavugana nawe muri aka kanya, Imana yakoreye ibitangaza byinshi, ariko hari ikintu kimwe Imana itakoze. Ibyo Imana itakoze byituma utanyurwa. Hari byinshi Imana yakoze mu buzima bwawe.
umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo bari iyo migisha yaguhaye, bari imigisha Imana yaguhaye. Niba no muri iki gihe ntacyo ufite, wenda nta shimwe ufite, ariko mu gihe cyatambutse hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, hari ibyo Imana yakoze mu kubaho kwawe. Ongera utekereze kuri ibyo Imana yagukoreye, nurangiza birakuremamo ibyiringiro. Ikintu gituma abantu kenshi bacika intege ntago ari ikindi, nuko Satani akwereka ibibazo, akwereka ibintu byinshi byagiye bitagenda neza, akakwereka za biracitse gusa. Iyo ugiye muri biracitse, ibitekerezo byawe bisubira inyuma. Ariko ndakubwira ngo guhera uyu munsi, niba wemera ko Imana ari Imana ishobora byose, hindura imitekerereze, urebe ku byiza Imana yagukoreye. Niba no muri kano kanya nta gihari, ibuka ko hari ibindi yakoze. Bya bindi yakoze byatambutse, bya bindi yakoze byari bikugoye, bya bindi yakoze umutima wo kuzura amashimwe. Ongera n'uyu munsi ubwe ngo Mana ndacyari imbere yawe, ndacyagutegereje, ndacyagushaka. Ubwira Imana, uyegurira umutima wawe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo n'ubundi ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Mwene data, rushaho kugira umwete wo gushaka Imana, rushaho kugira umwete wo gusabana nayo, Imana izakugirira neza. Ndakubwira ngo igakunyurwa n'ukuri. Nutanyurwa n'ukuri, Imana niguha n'ibindi ntago bizakunyura. Tubonye abantu benshi bahora baganya, bahora barira, wanamureba ukavuga uti cyama nkamera nka kanaka, ukavuga uti byibura nifuza kumera nka Pastor Chantal. Wangera imbere ugasanga ndi kuganya. Imana ishimwe ko ikintu cyitwa amaganya yarakindinze mu buzima bwanjye. Niba yarakindinze suko nanjye ntafite ibibazo, shobora no guhura n'ibibazo, ariko iyo duhenda kubwira ngo bimeze gute, ndakubwira ntibimeze neza, ngashima Imana. Yenda mu mutima wanjye ngabanze neza ko hari ikintu ndi kubwira Imana ngo Mana ndifuza ko n'iki ngiki wagikora. Iyo mu mutima wawe ugize ibyiringiro, ukagira guhamya kwa Kristo, ukizera Imana ifite imbaraga, ya Mana ihera kuri bya bindi ufite, ikagira ikikora, ikagira ikirema, ko niyo igira ikirema kandi ikagikomeza. Bene data twese uko turi aha ngaha, ntimuzi neza ko hari ibintu byinshi Imana yagiye ikora mu buzima bwacu. Hari ibyo yagukoreye, hari ibyo yankoreye, yewe hari n'ibyo izakora. Ariko itangiye gucika intege, bita birangira. Upfa mbere yo gupfa. Njye nkunda kubwira abantu ngo ibyago ni ugupfa mbere yo gupfa. Ukicwa n'ikintu kitarakwica. Mu bakristo ntago bikwiriye. No mu batari abakristo namwe ndabakangura kuvuga ngo nimwakire Yesu, mwizere Yesu n'imbaraga ze. Kuko muri Yohana hatubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. N'abari bari mu isi ntago ari abantu bagace kamwe, oya, n'abantu bose. Muri babana Imana yakunze rero nawe urimo. Yemerere rero uyu umutima wawe, wakire Kristo mu buzima bwawe, umuhe byawe byose ibyakunaniye ubimuharire. Wavuga ngo wenda hari ngewe ntago Yesu yanyakira. Nta muntu numwe Yesu atakwakira, nta muntu numwe Yesu atakwemerera. Kandi cyiza cyo kwakira Yesu, uyu mwakiriye by'ukuri ukamuha umutima wawe, ukamuharira ibyawe byose, Yesu aguha kunyurwa. Tubonye abantu banyuzwe kandi mu by'ukuri bavuga uti yo afite ibibazo byinshi, ako mwaganira ukumva afite amagambo yihumure, akakubwira imirimo y'Imana, akakubwira ibintu Yesu yamukoreye, akakubwira. Reka nawe uyu munsi utangire guhamya imirimo y'Imana, utangire guhamya imbaraga z'Imana. Niba nta n'icyo ufite muri aka kanya, ariko ibuka bya bindi byatambutse, uvuge ngo niba Imana yarakoze ibi ngibi, ibi byayinanira, ko tuzi neza ko Imana yacu ni Alpha na Omega. Niba ari Alpha na Omega, ni itangiriro kandi ikaba n'iherezo. Rero ibyo byose yabishyize imbere yawe kugira ngo ugire guhitamo. Nyemerera uyu munsi rero uhitemo neza, uhitemo kongera gusabana na Kristo. Niba waramaze kumwakira, wongere ubusabane bwawe nawe kugera kuri rwa rugero uvuga ngo aha ngaha noneho niho hantu hanyuma mbashije kugarukira. Numara kongera ubusabane bwawe na Kristo, uziga kunyurwa n'ukuri, kuko ijambo ry'Imana riduhugurira kunyurwa. Tugomba kunyurwa, ntago tugomba kumera nk'aba bandi bose badafite ibyiringiro. Ugeze ku murongo wa 12 Paulo abivugiye neza ngo nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari ibisaga cyangwa ari ukugira byinshi cyangwa ari ugukena. Bene data rero ntago wabasha kunyurwa udafite ibintu bitatu nshaka kukubwira. Ikintu cya mbere kugira ngo unyurwe nuko ugomba kwizera, ukizera imbaraga z'Imana ziri muri wowe.
ukizera imirimo ikomeye Kristo yakoze ku buzima bwawe, umunsi abo umuhuza wacu n'Imana akemera gupfa ku bwawe nanjye kugira ngo tuba abana b'Imana. Iyo uri umwana w'Imana ugomba kwiga kwizera Imana kugera kuri rwa rugero aho ubasha kugarukira, ariko ndagira ngo naharenga ugire kwa kwizera kubasha gutuma ubasha kurenga ibyo byose. Icya kabiri, ugomba kugira kwihangana. Ugomba kwihanganira ibintu uri kunyuramo uko byaba bisa kose. Impamvu igutera kwihangana ni iyi, nuko wizeye ko Imana wizeye ari Imana ishobora byose. Ikindi cya gatatu ari nacyo cyanyuma muri ibyo bintu bitatu, ni ukwemera ubuzima waba urimo uko bwaba bumeze kose. Niba uri mu buzima bwiza, iga kunyurwa n'ubwo buzima ufite, ko nutanyurwa na bwa buzima ufite, muri wowe hazaza kwifuza, haze kwiganyira, haze kwitotomba, kubera ko nutanyurwa n'ibyo ufite uzahora igihe cyose ureba iby'abandi ngo kanaka se ko ameze gutya, kanaka Imana yamugiriye gutya. Imana igirira neza buri wese ibihwanye n'ibyo akeneye n'ibyo Imana ishaka. Ntago ibyo Imana izaguha ari ibyo izama, ntago ari ibyo izaha mugenzi wawe, ariko ndakubwira ngo iga kunyurwa, kwizera, kwihangana, kwemera ubuzima waba ubayemo uko ariko kose. Kwizera, uzizera Imana ko ari Imana ibasha guhindura situation urimo. Icyo gihe ni wizera Imana bizatuma mu buzima bwawe unyurwa. Kwihangana bituma wihanganira ibyo uri kunyuramo, ukavuga ngo nubwo muri iyi minsi ndi kunyura muri situation igoye, ariko ejo hanjye ni heza. Abantu dukunda kubana umunsi ku wundi barabizi neza ko ntajya nkunda gucika intege. Niyo byaba bikomeye gute, ndakubwira ngo ejo ni heza, kandi ni ukuri ejo ni heza, kubera ko ejo saha hacu. Twege ibyacu nibyo muri aka kanya turi gukora, ariko ibyejo ntago ari ibyacu. Ibyejo ni iby'Imana, nizo ukuntu bizagenda, kuko Imana izi ukuntu bizagenda. Rero gira kwihanganira situation yose urimo. Niba utaramenya Imana, ongera nawe ugira Imana icyizere, hari inzira binyuramo kugira ngo abantu babashe kuhagera. Hanyuma kandi wihanganire ibituma muri ako kanya utanyurwa. Wihangane niba ari situation runaka, niba wabuze akazi, niba ari urubyaro, niba ari urushako, niba ari akazi, bya bindi byose Imana twizeye, Imana twiringiye, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ifite ubushobozi, izakugirira neza, izakurengera, izagutabara, kuko ibyo byose nunyurwa n'ukuri Imana izamanuka ikorane nawe. Ariko nutanyurwa n'ukuri, Imana izaza gukora, niza gukora hari aho izanyura, kubera ko utanyuzwe ntago uzaba uri mu mwanya umwe. Wenda aho Imana izanyura ngo ikore udatuje, ntago uzakira ubushake bw'Imana. Imana iyo ijya gukora icaho ishaka, ntago uyicira inzira. Aho utekereza ko Imana yanyura siho yanyura. Nasoza rero nkubwira ngo iga kunyurwa na situation yose urimo. Niba waramenye Imana, niba warakiriye Kristo, niba kandi utaramwakira, nta kindi kintu bisaba, ni ukumuha umutima wawe, ukatuza akanwa kawe, ukizeza umutima wawe ko muba yacungwe nawe urimo, hanyuma ugakizwa, tukakubatiza, ugakomeza ubuzima bwawe nawe ukabaho neza kandi ukanyurwa. Imana iduhana umugisha, Imana itugirire neza. Ndumva twasenga kugira ngo iri jambo tuganiriye kugira ngo rimere nka bwa butaka bwiza, nka za mbuto nziza zaguye mu butaka bwiza zikabasha kwera imbuto nyinshi. Nawe uyu munsi rero icyatuma gutanyurwa guhera uyu munsi ugihindure, wongere ugirana ubusabane n'Imana kandi wongere ugire kwizera. Ikindi nanone wongere ugire kwihangana, kubera ko Imana ikorana n'abizera kandi igakorana n'abihangana, kubera ko igihe cy'Imana ntago kizi. Reka dusenge Imana. Mana yacu turagushimye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana itananirwa. Nkweretse ubwoko bwawe Mwami, ndasenze kugira ngo abari bamaze gucika intege Mwami batanyurwaga nuko babayeho, ubaha umutima wo kunyurwa, ubaha imbaraga Mwami, ubarwanirire intambara zituma batanyurwa, ubahe kuzinyuramo neza, ko ijambo ryawe ryatubwiye ngo tubasha no kwihangana tukanategereza. Ijambo ryawe Mwami muri Zaburi ya 27:14 haravuga ngo tegereza Uwiteka, ngo umutima wawe nuhumure, ngo kandi ujye utegereza Uwiteka.
Mana ndasenze kugira ngo abantu bari mu gutegereza muri iki gihe cya none ubahe imbaraga, ubakomeze kugira ngo babashe kuzagera muri cya gihe ugomba kubagirira neza bataranamutse. Ndasenze kugira ngo Mwami Yesu Kristo wongere uvomerere ubwoko bwawe, Mwuka Wera wadusigiye aganze muri iyi mitima y'aba bantu bose kugira ngo barusheho kugira umutima wo kunyurwa. Kandi Data mwiza, sabye umugisha kuri buri muntu wese uzumva ijambo ryawe, sabye gukomera, sabye kuzamurwa, sabye kunyurwa, sabye kugirirwa neza nawe. Kandi Data reka ukemura ibibazo biri hagati yo mu bantu, kubera ko buri wese Mwami afite icyifuzo, hari icyo agushakaho. Igaragaze rero ugirire neza ubwoko bwawe, icyubahiro ni icyawe, ntari muzagisangira mu isi no mu ijuru. Amen.